twongeye kubasuhuza ni mudahima kudukurikira tuhaye ikaze. Iki ni ikiganiro uzi ko mugezwaho nanjye Petit Mwanafunzi. Ubu turakora subscribe, igihe ni iki? Kora subscribe, like, share, comment. Ikinamico n'umukino umva n'abantu benshi ku isi, ukibaza ngo ikinamico yazanywe nande byari. Mu Rwanda ikinamico ya mbere yahageze yanditswe n'uwo bita Nayigize iki Saveriye. Saveriye niwe sekuru y'amakinamico yanditse mu Rwanda. Ariko se wakibaza ngo ikinamico yazanywe nande ku isi? Ubundi mu mwaka ya mbere ikinamico zakinwaga ku mugabane w'Uburayi, Aziya, cyane cyane no mu Buhinde. Mu Rwanda ikinamico ya mbere yahageze yanditswe mu rurimi rw'Igifaransa. Ururimi rw'Igifaransa niho handitswe ikinamico ya mbere yakinwe mu Rwanda. Yanditswe mu mwaka w'1954. Yandikwa n'uwo bigize bise Nayigize iki Saveriye. Niwe yanditse ikinamico ya mbere mu Rwanda ayita L'Optimiste. L'Optimiste yashaka gusobanura ko hari icyizere cy'uko ibintu byose bishoboka. Iyi kinamico yarayanditse ayandika mu rurimi rw'Igifaransa, itambuka kuri Radio Rwanda ndetse na Radio Faransa. Iyi kinamico kimara kwandikwa yasakaye mu gihugu hose iramenyekana. Nubwo umubare munini w'Abanyarwanda batari bazi Igifaransa bajyaga gusemuza. Mu Rwanda umubare w'abantu bari batunze radio wari bakeya cyane. Bese yatungaga umugabo ugasiba undi. Iyi kinamico yamaze igihe kingana n'imyaka 14 yose ariyo kinamico yumvikana mu gihugu, igatambuka kuri radio. Yatambukaga ku isaha y'2:45 z'umugoroba. Nibyo ubyumvise neza. Nkuko bisanzwe ikinamico itambuka isaha y'2:45 z'umugoroba. Kuva na mbere kigera mu Rwanda niko byagenze. Iyi kinamico itararyoheye abatari bake, yakunzwe n'abantu benshi, dore ko muri kino gihe umugabane wa Afurika wari mu nkubiri y'ubukoroni. Abantu bose bumva bakundaga ino kinamico bitewe nuko bumvaga yuko L'Optimiste byavugaga ngo hari icyizere cy'uko ibintu byose byashoboka. Abanyafurika barayikunze. Uturutse mu mwaka w'1954 kugera mu mwaka w'1938 niho handitswe ikinamico mu Kinyarwanda. Iyi kinamico mu Kinyarwanda yoyo yari agatangaza. Umva ko yari imeze. Umwe mu banyabugeni bo hambere mu Rwanda yitwaga Mubashankwaya. Hari mu mwaka w'1968 yandika ikinamico y'Inyarwanda ayita Diyoseze y'Imvejuru izakura misiyonera. Ubundi abahanga bashobora kwifashisha ikinamico bamamaza ikintu cyangwa bacyamagana. Mu ikinamico hamwiteza umuntu bagafata imico y'ahandi cyangwa y'umuntu runaka bakayimyitirira, bakamuha amazina ataraye, agakina imico ye neza isa n'uwo ya muntu. Akigana wa muntu imico, imigenzo n'imigirire n'imigerezo akamwigana. Agakina mu izina rye, agakina imibereho ye, agakina ari umukire cyangwa ari umukene, agakina ari umugome ari umugira neza, cyangwa se agakina neza afite imyitwarire ihabanye n'iy'abantu. Ubundi ikinamico igomba kuba ifite ingingo z'ingenzi yihariye. Muri izo twavuga urukundo, umuco, politike, amajyambere, intambara, uburezi n'uburere, amafaranga. Ibyo ni bimwe mu byo bashobora kwibandaho bandika ikinamico, bagakina ubuzima buri muri ubwo buryo. Ubwumva agasa neza naho yumvise bavuze ibintu bye, cyangwa se hari umuntu azi bavuze afite imigenzo nk'iyo, imigiririzo ndetse n'ibindi. Ibi ngibi ushobora kubisanga mu gitabo cy'uwitwa Nkejabahizi Jean Claude. Icyo gitabo yacyanditse mu mwaka w'2005. Niho gishyize hanze agaragaza uburyo neza ikinamico ari mu bwoko bw'ubugeni. Ubundi kugira ngo ikinamico igere mu bantu byabanje kunyura mu mashuri. Amashuri amwe namwe yo mu Burayi niyo yifashishijwe kugira ngo abantu basobanukirwe ubugeni icyo ari cyo. Bandika amakinamico bakayakina, abarimo bagatanga amanota. Hari amashuri amwe namwe nyafurika yabigizemo uruhare kugira ngo amakinamico abashe gusakara muri Afurika. Muri ayo twavuga amwe mu mashuri yigisha indimi n'ubuvanganzo yo muri Afurika. Ishuri rikuru ryisumbuye ryitiriwe William Ponty
ryari ryubatse ku kirwa cya Gori, aha ni hafi ya Dakar. Gore ni ikigo cyashinzwe n'uwitwaga Charles Boyer. Charles Boyer yari umuhanga mu kwigisha ibijyanye n'ikinamico. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu. Abanyeshuri be niwe yabigishaga. Abanyeshuri barangizaga muri kino kigo babaga ari abahanga cyane mu bijyanye n'ikinamico no kuzandika, bakazikina bakanazandika. Mbese bari intyoza. Nyuma y'uko iki kigo cyari kimaze gushingwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, haje gushingwa ikindi kigo. Ikindi kigo nacyo cyigishaga ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo. Twavuga École primaire supérieure d'Ivangeville, aha ni muri Côte d'Ivoire. Iri shuri ryo ryari agatangaza, kuko niryo shuri rya mbere ryabanje kwigisha indimi n'ubuvanganzo, hakavamo abahanga n'inzobere mu kwandika ikinamico. Naho mwarimu twavuze mbere yarashinze ikigo niho yize. Cyashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatatu, gishingwa muri Côte d'Ivoire. Icyakoze muri kino gihe amashuri nk'aya ntayigeze agera muri East Africa, ariko ubu ngubu amashuri nk'aya muri East Africa ntaho atari. Ariyo mpamvu ubona amakinamico akinwa n'abantu benshi ku bwinshi. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ndabashimiye. Ubutaha tuzavuga ku mateka ya Nayigize iki Saveriye ari we sekuru y'amakinamico mu Rwanda. Mwari kumwe nanjye Peti Mwanafunzi. Kwibutsa ko turakora subscribe, kora share, like, comment, ukore na subscribe. Ndabashimiye.